ariko nkuru koko ubabyutse wicaye uri muri telefone nta gukora akazi ntaki ubu murabona bizagenda bite mu by'ukuri ariko urupfu rwawe umenye ko ruhari. yewe byuka nigere mu kazi we n'indakuzanya ngaha n'indakurasha ngaha njye nazanye nawe byuka genda byuka nigere mu kazi kumubura habaye wagenda n'indakuzanya Naniwe cyane rwose niko kubyutse wicaye nta numwe wazanye ngo ujye ukubura ahangaha byagenze bite nese ni papa wajyana ubundi muri iki ariko abana b'iki gihe mwabaye muti kwanza nk'intebe nicare aha akiri intebe ndabashaka nari naniwe cyane muzehe kwizi ntabwo kari cyahanga se murabona bizagenda bite ko Umva wowe nkubwira ikintu kimwe mwana. Urumva? Ngangwe. Ezo shaka ni kumva tuzuye twabana aho ngaho sha ntabwo ugiye kuzakora ibintu byitwa sakirirego. Kumbafu nyangaragata. Umva re. Nabitsa mu yabaje. Listen to me. Ntabwo nawe, ntabwo na so, singana na nyoko wa. Ngo iki? Umva. Ari wowe. Ari na so. Na soku. Na nyoko wa. Umenye ko yanyinyishwa ngiye mu buzima bwanjye. Uranyumva neza wowe? Sinjya mbahatisha n'isogona. Harya urimo kumwira ngo uri he? Afu. Ba. Noneho. Sha. Ombare. ariko nkuru koko ubabyutse wicaye uri muri telefone nta gukora akazi ntaki ubu murabona bizagenda bite mu by'ukuri nese papa wajyana ngo mbyuke muri iki ariko yego mwana wa ibyombo birogeje koko wabyutse wicaye ese nari kugeza ko kari papa ajya mwaburaye waburaye duheruka kurya ryarisi kuki mutagiye kwa Jacqueline ngo mwikopesha umuceri nzajye kwishyura kandi nzajye kwishyura auza amadeni tumurimo papa ni menshi si cyane uretse cya kiro cy'umutima se mwagiye kuzana hari andi mafaranga murimo papa we ntabyo uzi bo bahaze papa ntabyo uzi ibintu bibi Umva rero umva wa kicucu. Posya. Ariko urupfu rwawe umenye ko ruhari. Hano harimo no kubura harasi cyane ugeze kwa Jacqueline umwumvire ko amafaranga murimo nicyo cy'umutima yabahaye mubwire ko nzayazana bongera icyo cy'umuceri hanyuma tuzavugana ahubwo reba ukuntu nyarukira mu ndu ndariye za nkweto zanjye guhiga ndabona nzanira za nkweto zanjye rebe ko najya gupagasa yego noneho sebuna suko bitisha inzara mwabana mwe n'ubukene narakennye amafaranga yarabuze nukuri kw'Imana ntago ari ukubitisha inzara mwabana mwe kabaye ubusiko barahundiye abarara abarara kabisa dore ibintu ni hatari boss urabibona nawe mwe n'abarara mbanye muri umuzigo wa muzigo rwose nari mfite rwose abakowe barahunjanye boss n'izina umuzigo barawujyanye n'izina ry'Imana barankubisana byakura dede waraye n'izina ry'Imana boss n'izina nkubeshya pe abarara barancuritse ngira ubwoba rwose boss karume n'izina ryose sinzi icyo dukora rwose boss uri umuntu nawe uri umuntu rwose uri umuntu ndagukorera abizi Ngwino hano mbaza. ndakumva boss Gira hino hano. ndakumva boss yesa
ndakumva kabisa. Vanamo ni Ndakumva boss, ndakumva rwose. Boss wagiva. Utanyita boss nakakubira kuri kawunga rwose. Niri cyo cya kawunga rwose utankura kuri kawunga. urimo kumbwira ngo Boss risiri ryo mu muziko barawujyanya barara rwose barawujyanya. Hano hari muri Kigarara barara bari kare boss. Nawe urabibona rwose umugara aragucurika rwose n'amabyaba yakura arayajyana n'ikibuno byose arabijyana na rwose. Boss Karume rwose umuziko barahina. Ndakumva boss. birahino Ndakumva boss. Ndakumva boss. Ndakumva boss. Boss wagiye. Ndakumva. ariko sha Ntabwo. Boss utanyice rwose. Ndabizi nonunze boss. Ndabizi nonunze rwose. Boss ndabizi no kuba mbiho ni ukubera wowe rwose. Ariko abarara bameze nabi rwose boss. Utica umunyarwanda we. Bishe umunyarwanda. Bakubonye? Tachika. Boss babara rwose utica umuntu rwose. bakubonye Inava ku birayi dore rwose. ndakoza bakubonye aha ariko rero nanjye kurengera rwose bana banjye bamaze aho bitwa n'inzara kubera icupa koko kubera kunywa inzoga ibi nabyo nkwiye kubigabanya ahahira abana banjye kuko ibi bintu birakabije rwose ntabwo ibi bintu ntabwo ari byiza ukakira za nkweto zawe nenda nazihanaguye natotonika wazihanaguye yego ibintu rwose byo kuba ese papa turongera tubwirirwe ntabwo mubwirirwa ubu ndaje ngiye kwambara none ko wigendeye ubu ndagiye guhiga ngiye guhiga ntabwo inzara yakongera kubica papa ntujye mu nzoga inzoga ntabwo inzoga ntibijyemo mutararya ahubwo ikibazo ngomba kugenda nkaca ari hirya nkabanza nkareba ahantu nateye ikiraka ko ibintu byose babikoze harimo n'amazi banguke n'ukuri turashonje noneho muri wanjye yarashonje cyane arashonje ese harimo n'amazi ariko shaka ndaje hanyuma noneho nimone yanjye wayizanye mbese aha banguke rwose rero ntabwo mwongera kubwirirwa uyu munsi muri mujya ahubwo reka ntibutegere buretse nagiye Yego boss. Ndakubaza. Nyine ndakumva boss yego rwose yego naryamye rwose ndi gufuru. ubwo bakubonye Ukuntu umuntu we nyine nagise gutya umwamba muciye munsi y'akaguru urumva mba ndamucitse nyine ariko bakubonye boss uteca urambwira ko bakubonye boss uteca umunyarwanda rwose nabarwanyije mbonye hasi muretse mba ndagurutse rwose boss nuje ko ndakwereka n'ukuntu byagenze uteca umunyarwanda reka nkwereka ukuntu babikoze rwose reka nkwereka ukuntu boss babikoze aho batipu nami we baje n'abagome dore bamfashe noneho baswera babaranguritse babarangara urumva nibwo boss niko babigenje rwose boss uteca umuntu rwose ndarengana urumemba bihagije rwose utanyice rwose boss utanyice rwose ndabyumva boss napfukamye rwose ndapfukama boss boss urabemba ndakubaha rwose mbabarira rwose bandiye umuziga bancuritse rwose boss shika ndakumva boss nakumvishije shika nacecetse Jessica bite nose ko wabyutse wicaye sha none se wajya mu muri iki shabutse zinaranzukanye papa se yagiye wowe murazi mbaza papa kandi papa yagiye mu kazi tugiye gushakisha ibyo turi buze kugabanya kandi ubwo gutesa aho ngaho shamba barangiye nzara nyicengiye kwigira mu baturanyi none se mu baturanyi hari mwene wanyu uriye baba nyirumva ko ari abaturanyi wegira amata garuka ari shamba barandigenda kandi bazakuroga wa mwana we nagiye bayi gira amata hanjye ubu rero biba byanangiye papa azagenda umwana agende ariko se mwana mbega uvugo reka nigende byangange ntabwo nabibasha ngo mbivemo ngaho ya boss bijya kuzana ibyawe rwose bijya kubizana boss mbabarira rwose uteca umuntu mbabarira rwose we izi mbesire mama we sini imana y'i Nairobi ni Yesu w'i Nazareti umva we peti uzibeshye nanone nzongere mbone ingegera nkamwe shara nzajya mbakopekera kwibuye mwambesire
Meze bite? Nese Jessica ari mu rugo? Musize mu rugo. Ari mu rugo? Sangire ibyo murebe niba ari mu rugo nabi. Karibu. Imbere nube hano uje kumara iki? Njye narakwiyamye ntabwo ngushaka, ubundi uje kumara iki hano? Usore nkamwe gutumva rero sinakubuje kuzaza uza hano ubundi, kandi ubusore nkamwe butumva rero nibwo buzamura abantu isukari. Ariko Jessica twapfuye iki? Man, njye ntabwo ngushaka mu buzima bwanjye. None se nyine twapfuye iki? Ndagukunda urabizi. Wamaze kuba nkunda ni kimwe no kuba waza. None se habuze iki? Ari amafaranga ndayafite. Ni amafaranga yawe nshaka yagumane. Kuri Saint Valentin nagukoreye iki? Wamaze ibyo ntabyo nshaka. None se kubera iki udashaka? Ntabwo ngukunda reka. Njye ndagukunda Jessica. Njye ntabwo ngukunda. None se kubera iki? Njye amafaranga ndayafite pe sibyo? Niba uyashaka ngiye rwose umbwire nanone ahanga mitinya gwiga. Gumana amafaranga yawe. Nese kubera iki ma? Ntabwo njye ngukunda reka wa muhungu. Biti. Meze bite ko mbona washaririwe? Ouais, fais attention avec moi. Yesu cyo kumva abantu bo baginga jewe bacakuminisha jewe nawe urabizi. Wishe kutotwa, urabizi neza ko nishimye. Kuva wambona jewe ugize ubona nambara ibintu by'ibigofero bimeze Nese bwo ibigofero by'ingegera ubifanye none uyu munsi. ahubwo uravuga ingegera. Uyu munsi byaremye abasazi tagiye. Ariko Jessica nta ubutekereza ubuzima bayemo. Reba ibintu byose nagiye gufasha sibyo? Ari inkweto ntazi kugura. Sibyo ari imyenda ntari kugura. Ubu nta ubutekereza ubuzima bayemo. Ubu so wigeze ujya sasa? Wari? Se birakuriye. Ntabwo ejo ntabwo naje ngasanga naguhabwire ntabwo nakugaburiye. Sinaguha amafaranga ukajya kugura ibyo guteka. Ko wigize umugabo mu rugo si ubundi biti. Jessica niba ari n'amafaranga ukeneye bazi genda yagwari ku rukundo rwawe ku izina ry'Imana genda gukunda sinzi impamvu dore amafaranga ngaye sibyo Ye na amafaranga yawe nshaka. none se ushaka iki? Nta na kimwe cyawe. Amafaranga yafite sibyo? Nta na kimwe cyawe nshaka. Shikosha. Noneho ndabona ryaremye abasazi no kuri kwimana. Abasazi gusa uri ibigofero n'ibiki. ariko Ugiye kureba ka gasaza? aya iyo byihorera. Hari ukundi kuntu ngiye gukora ma. Ariko inyana yimbwa ngewe koko nkamuhanuza quelque chose yarangiza akajya the big deal. Nongeye ko zari ubwo ko bagutwara Umva shape. kandi narabikubwiraga Ntabwo nzi umwe ndakuzi neza ko waraganiriye biriya bintu narabikubwiraga ya mafaranga yose wagiye gushorayo ndetse nawe rero uriya numvaga ngiye guhita muhuzana ntuzana n'inivo. umva abavanga ibirimo umugisha ariko uzi n'ibindi uzi n'ibindi aya wincira imigani kuko imigani nyizi kukurenza wakana we ahubwo se uri mukuru ndakubaha umva se banza nawe uranyibukije aho ko mbona ubusha uribuka Washington uramwibuka twavuganye ngo iki ibyo mwavuganye se si byarangiye hari ikindi umbaza ba niba uzi neza ko ugiye guhura n'ibibazo bigiye hano aha inyuma yawe jewe nk'uko reka nigende masuzu nta bintu by'ibibazo ngira urabizi urabizi ni umusinga nigirira uko ngenda ahubwo Imana wowe kureba garukano ntabwo ndi ngaruzwa mu hetero garukano no mureba abana bawe wirwa wirukansa ku musozi hano polisi irirwa ibirukankana ziranye yewe nutuza ndakubahura urabizi utazatuma uvuze ngo iki polisi uvuze ngo polisi ndavuga sindi umunyarwanda ari polisi rero utangira ube umunyero
n'irondo rirakora kandi rirahera. ubwo ntuki umujinya mfite ugaranye ngo nuko turengera ibyo twavuganye urabikoze Jessica amafaranga yafite njyewe ntabwo amafaranga yawe ako wagutekereze amafaranga se nta rukundo rundi bibaza iki nese ukeka ko nyine nta rukundo mufite njye nta rukundo mufitiye ubwo w'inteshuri nanjye reka musubize ikibazo wabese neza utese cuza aka gasore k'amafoto se yabaye iki ngo nibaza amakundora gusa si ukuvuze ntabwo nabisanganije umugore wawe ntabyo yaguhaye ntabyo yaguhaye umugore wawe utangiye no kujya mu gato ayi nkare cyo te bari ndawa mwari mwararanye ngenje mvugisha ukuri ko nkara ngo sinzi ngambaza toka wazubaza toka mu maka ushaka amazi nze nguhera amazi kare nawe wasura twajya guturutse ko umeze ute ko nduzi wakonje neza mama ese wabaye iki sha iganje nese bakwitonda Eremi nese uri inshuti n'uriya n'uyu mubebe inshuti yanjye cyane wowe ubwo se yakugize ute ko nduzi warakariwe konje uriya mukobwa ndamukunda umukunda zikagira inkuru mba ryarize ntabwo wabyumva ariko ntabwo ajya abibona ntabwo ajya abibona gute ngo nta kintu uba wamumariye nyine ikimumarira kangahe ese warebye ukugenza amakwikunda ari amafaranga yanjye ntabwo yafata wambereye ukareba ese urabona mwaye nyine ikintu cyose muha ntabwo gifata sinzi ntabwo nzi ikintu twapfuye ese ntabwo wambereye nese ndagukunda gute kandi muri iyo inshuti yanjye se bivuze icyo wumva wowe mbwira ufite gahunda